ariko hari uburyo wuzura umwuka wera ugasanga n'ubundi ukomeje kuyoborwa n'umubiri. Hari ibintu rero dukora tuyobowe n'umubiri, ariko mwuka wera yaje arakuyobora akakwigisha iby'ukuri kandi akakwigisha inzira ukwiye kunyuramo. Njye mbona icyo umuntu yakora kugira ngo yuzure umwuka wera ni ukwirinda icyaha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Shalom shalom, nongeye kubasuhuza abakunzi mwese ba Elayo TV. Twongeye kugaruka rero, kansuhuze abantu mwese mukunda kumbwira ko mukunda ibiganiro bica hano kuri channel yacu Elayo TV, abari mu Rwanda, aba diaspora n'abandi bose bari ku mugabane w'isano hatandukanye. Mwese Imana baho umugisha uburyo mwakurikiye mukagenda mutubaza nibyo mutasobanukiwe, kandi ukimara kubona ibiganiro byagezeho rwose ujye ubisharinga no ku bandi bantu, ibyo biremewe. Twihuse rero hano kuri Elayo TV nabasezeranye ko tuzagenda twakira abahanzi, amakorari, abavuga ubutumwa. Hari umuntu twakiriye rero uyu munsi mu Gaseke, harimo ibintu bishya. Haleluya. Katwakira umutumirwa wacu w'uyu munsi rero, aze nshaka ko ubanza wadusengera ubundi ugakomeza n'amazina byose. Amen. Turakwakiriye umutumirwa wacu, urabanza wadusengera iki kiganiro ugishire mu maboko y'Imana, ngo Imana itangirane natwe, ize gusuzanya natwe, ubundi dukomeze twibwira n'amazina. Mana data, Mana nyiringabo, Mana nyir'ubutware, Mana nyir'ubushobozi, turagushimiye Mana, turaguhimbaje, tugushimiye ko hejuru imbaraga zawe nta zindi mbaraga zihari. Tugushimiye kuri Imana yi Alestopra ya Vaigrel da bizminwa. Haleluya. Shimwa Mana imbabazi, shimwa Mana y'urukundo. Ni wowe lele bladis bini waragraye waduhamagaye ngo dukora umurimo wawe. Ni wowe dudrati speed wa Vaigraye. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, duhamagaye ubwiza bw'Imana, duhamagaye gukomera kw'Imana, duhamagaye koti stigra vaya grome mini devo brada sikotraya mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze kugira ngo Mwami Imana bimenyekane mu isi yose ko ari wowe Mana iruhura, menyekane mu isi yose ko ari wowe Mana ikiza, menyekane mu isi yose ko ari wowe Mana data wa twese mwiza, ndawuhanye nawe. Rero niyo mpamvu aka kanya tujya kuvuga gukomera kwawe, nudushoboze galele blanda stekotraya je brove graye, reka imbaraga z'ijuru zitumanukire. Cyubahiro ni cyawe rero, komeza kuganza kandi ukomeze gukorana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Karibu hano ni Elayo TV. Hacaho ubutumwa bwiza, bazacaho n'abahanzi n'amakorari n'ibindi byose by'iyoboka Mana. Ikaze rero turabakiriye, amazina yanyu, aho musengera, muri bande. Karibu. Yesu nashimwe. Amen. Nitwe Nyiramana Dorusera. Izina ry'umugisha Imana yamaye ni Mama Joshua. Mama Joshua. Senyera muri ADPR mudugudu wa Rwimbogo, ari amusi y'ikibuga cy'indege. Mama rero ndubatse, mfite umwana umwe n'umutwaro umwe. Imana iduha n'umugisha. Amen. Karaka Mama Joshua, ubundi ngiye niko nkunda cyane. Karibu Mama Joshua. Ari impamvu ituma nyine nanjye ndikunda cyane. Hari abantu bubatse ariko badafite akamama. Kamama ukagashakisha kakabura. Ndakubwira abantu ngo kuba wariswe Mama Fabrice cyangwa se Mama Misimbi, nuko wenda wowe byapfuye kuza, ariko kubw'imbaraga z'Imana. Yego. Njyewe ntabwo byabaye ari ibintu byari byoroshye, ariko nabonye imbaraga z'Imana. Imana idahana umugisha. Kandi nabo bahumure. Na Sara yabyageze muri 40. Bakomere. Na hana byari byaranze. Kwitwa Mama Joshua rero bifite aho bituruka, ni mu mbaraga z'amasengesho. Yego. Urazi bitubwiraho neza nta kibazo. Ubu tugiye kumva ikintu cyitwa ubuhamya. Ubundi ubuhamya ngeyo ndi kubaza nk'umuntu ubuhamya, imba nshaka avuge nka kera ye ko byari bimeze wenda utari yakizwa, ariko uko umwuka yamuyobora nta kibazo. Uko Yesu yamukaciye neza akamukacira ikindi mu bintu ntasiga nakora nikosa cyo kugenda n'amabaje uburyo yuzuye umwuka wera. Aho hantu ubundi niho ruba ruzingiye ubundi kuri njyewe,
ko yakijijwe ariko natubwire n'ubu abantu batari buzura umwuka wera, utari buzura umwuka wera ntabwo uraba umugabo wuzuye. Ijambo ryarabwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, niho uba umugabo. Akatubwira n'uburyo yuzuye umwuka wera. Impamvu abakristo bo muri iyi minsi bari gukizwa bakagwa bagasubira n'inyuma bakabivamo nuko batari buzura umwuka wera. Byose aragenda bitubwira mu bice. Mama Joshua turakwakiriye rero, uratubwira rwose uko umwuka arakuyobora, nta kibazo. Karibu, ikaze, wanasenze ubundi amavuta. Amen. Ubuhamya bwanjye ni burebure, bafite ibyiciro bitandukanye. Ubuhamya nk'uko mwarimu binsabye, kera ntarakizwa nari umwana, ariko turi abakene iwacu, cyane cyane ku buryo twajyaga tujya gushakisha imibereho turi abana. Hari ibintu byitwa inguri z'amateke, sinzi niba abantu benshi bazizi. Hari igihe twajyaga tujya kuziba mbese muri make, ariko hagati aho ngaho ntarakizwa iwacu bajyaga bambwira ko napfuye nkazuba. Ubwo si mwavukiye ni hano i Kigali wavukiye, ni ababyeyi aho wisanze nyine? Nisanze ngewe nsanga iwacu barambyariye mu karere, ubu ni akarere ka Ruhango, mu murenge wa Bweramana. Uhamya urukubu duhera hano i Kigali, ariko ubu ngubu kubera ineza y'Imana ndi mu mujyi wa Kigali. Giye gukomeza naho warugeze. Nuko rero Imana yankoreye imirimo n'ibitangaza. Ababyeyi banjye bajya bambwira ko napfuye nkazuka, ariko mu kuzuka kwanjye iwacu bajyaga bambwira yuko icyo nababwiraga cyose ngo cyabaga. Yanabwiraga papa nyine yagiye nko mu isoko akambwira ati mwana wanjye ningenda se biragenda gute, nkamubwira byose nyine. Imana rero iza gukurikirana uwo muhamagaro nyine mu bwana bwanjye. Wapfaga kwivugira ukiri umwana, icyo gihe si warasengaga we? Aba nasengaga gusa nyine nisanze ndu umugaturika, ariko nari umukerestomatike. Abakerestomatike rero bajya banuzura n'umwuka wera. Rero nkura nzi ko icyaha, hari abo dusengana rwose banahanura. Ngora rero nzi yuko icyaha Imana icyanga urunuka, nkurira muri uwo mwuka. Ariko murumva mbere nyine twajyaga tujya kwiba n'inguri z'amateke kugira ngo dukunde tubeho, cyangwa ibigori by'abandi. Utari wanajya kureka kanibutsa abantu yuko buri muntu wese mu itorero aba uwejejwe. Niba uri mu bakaturika, niba uri mu ejo bundi hari umudive urabyibuka twasengeye yuzura umwuka wera, no mu wabonye wa mukarismatike ko arebayo. Aho ariho hose Imana yakoresha umuntu, icyo Imana yanga ni icyaha gusa. Yego, Imana ibundi ikintu yanga ni icyaha. Rero nkimara kuba umukerestomatike, ndatangiye kumenya ko kunywa inzoga ari icyaha, gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ari icyaha. Imikino abana bajyaga bakina kera twabaga turagiye inka, ariko twaravugaga ngo iyo mikino ntago tuzayikina kubera ko Imana hari birashoboka ko yari irimo integuramo ejo hazaza. Kuba nduwo ndi wubu uyu munsi nuko nakunze kwirinda icyaha. Rero byarakomeje birakomeza, Imana mu muhamagaro impamagarira mu itorero ry'abaporoso, Eglise Presbyterienne y'u Rwanda. Niho nuzuriye umwuka wera, niho nakirijwe. Ariko icyanteye gukizwa nkaharanira kuzura umwuka wera nuko nabonaga hari abawuzura bakavuga mu ndimi nshya, nkumva ndabyifuje cyane, nkumva ndabishatse, numva ndabiharaniye, kavuga ngo nanjye ndashaka kuzuzura umwuka wera, nanjye nkavuga kuri ziriya ndimi numvishije abantu bavuga kandi zitigwa mu bihugu bashije kumenya. Jyewe ubundi nsubiye inyuma gato ntabwo twagize umugisha wo kwiga kubera ko twari abakene cyane.
ndibuka nagarukiye mu mwaka wa 4 primaire kubera ubuzima bubi papa yagiye gushakisha ubuzima mama nkura mu ishuri nari umwana w'umuhanga nari nzi ubwenge najyaga mbu wa mbere ku kigo batice bakanterura ariko ndashima Imana ko muri aka kanya ntabwo Imana yampamagaye kubera yanciye amashuri nize nta nubwo yarebye diplome nari mfiteho nta nubwo yarebye ubwiza cyangwa uburanga ahubwo Imana yo yarantoranyije kuko yari ifite iki nshakaho uyu munsi wa none aricyo nshaka kubabwira Imana itugirire neza amen. Warukomoje ku bintu buryo wabonaga nk'umuntu yaruzuye umwuka wera aho wari ufite nk'imyaka ingahe muri icyo gihe wari ugiye n'aba presbyterienne? Icyo gihe nari mfite imyaka 14 niba ntibeshye cyangwa 15 hagati aho ngaho ariko nkabona abantu buzura umwuka wera nkumva ndabakunze ariko buryo cy'Imana yamamagaye narwaye uburwayi bubi ndahinamirana nkajya ngenda nkambakamba nari ndi umukobwa ntangiye kumera amabere ndi mu myaka 15 nkajya ngenda nkambakamba cyangwa nkagendera ku bibambasi iyo nabonaga abantu bandeba nagenderaga ku bibambasi nabona batandeba nkakambakamba Imana ihagurutse abakozi b'Imana rero baza kunsengera basenze baravuga ngo uyu muntu mukize kuko nawe azasengera abandi uyu munsi wa none nanjye ibyo bankoreye nanjye mbikorera abandi nabizi neza ngiye ubwo rero baransengeye bamaze kunsengera bansengera ariko wa gatanu baravuga ngo kuwa mbere tuzasanga bakize barangije ubwo ngubwo baragenda kuwa mbere koko bagarutse basanga nakize ndavuga ni rero ibi bintu bituma abantu basenga abantu bagakira kandi numvaga ubwo burwayi bukomeye cyane kuko bwaranandyaga naravuze ibi bintu nanjye ngomba kubyinjiramo nkabishakisha mpaka rero iwacu hari itorero ry'aba presbyterienne niho nagiye kwakirira Yesu umwami n'umukiza suko ntakundaga gusenga ariko icyo gihe nibwo numvishije nakire Yesu uwo munsi namwakiriyeho ndibuka twageze mu rugo naranyinginga ngo ninjye ndabyanga ndabaga ndashaka kuzura umwuka wera wabatijwe si ntabwo nari nabatijwe nari ntakira umwami Yesu nyine kwa kundi umuntu yinjira mu itorero nyine aribwo bwa mbere kuko njyewe numvaga ahantu buzura umwuka wera byemerwa niho nashakaga niho nashakaga ndangije ndavuga nti ngomba kujyayo njyayo rero uwo munsi Imana irankundira njyayo ndezwa ku gato no ku kanini n'utwana nakoze nkivuka kugeza uwo munsi urihana byose ako wibuka kose kuko twari dufite abantu baturondora cyane baturebaga no mu nzara kanibutse n'abantu kugira umwuka weraze muri wowe Alleluya ibi bintu ndumva mfashijwe ni ukuvuga akantu navuga iyo umuntu ashaka ko yuzura ko Imana imwuzuza umwuka wera akuraho buri kantu kose kamutandukanya n'Imana mbese ni ukuvuga Imana ibije gutura muri wowe kandi Imana yanga icyaha ugakuraho buri kamwe kose nawe rero uratura niko waruvuze ngo uratura buri kamwe yego naratuye buri kintu cyacyo cyose ibyo wakoze kera ibyo tutabashaga kwibuka baraturondoraga bakabarondora bakaturondora bamaze kuturondora rero ndavuga ngo mfashe umurongo nyirizina ntabwo nzabivamo ndangije uwo munsi ntashye natashye numva afite umunezero mwinshi cyane kuko mwuka wera arategura yego atashye ngeze mu rugo iwacu batetse nanga kurya ndangije ndababwira ngenda ndashaka kuzura umwuka wera iryo joro nibwo nawuzuye ndibuka nuzura umwuka wera numvaga ntazi isi ndimo numvaga niyo wamana miliyoni ntabasha kuzakira ngo ndeka aho hantu narindi nuzuye umwuka wera rero
ndibuka abantu baje guhondagura ku utari wajya kure wari wakoze amasengesho ni umunsi umwe wari wirije iminsi ngahe? ubundi ngewe amasengesho urebye najyaga nyasenga ariko uwo munsi natuye ko Yesu ari umwami n'umukiza. Yego. Numva nshaka ko nuzura umwuka wera. Uwo munsi ntabwo nari nariye. Ntabwo nariye, nta nubwo nanyweye. Narabwiye Imana ngo ndashaka ko unyuzuza umwuka wera. Iryo joro rero Imana yampaye imbaraga z'umwuka wera. Ndibuka icyo gihe abantu baraje bahondagura iwacu baravuga ngo ni ibiki byabaye kwa Jean Paul. Ibyo turi kumva ibirimo kumva bitasobanutse ni ibiki mwabaye muti. Wanze kurya ujya kwiryamira cyangwa wakomeje gusenga? Yanjye nakomeje gusenga, nagumye muri sari wacu nkomeza gusenga. Wicaye ku gasambi? Kandi turi muri sari wacu nyine. Ariko uri wenyine? Ndi njyenyine, abandi bari bamaze kurya nyine bagiye kuryama, njye nkomeza gusenga. Ariko Imana yanyujije umwuka wera bose barabyuka. Bitubwire neza. Bitubwire neza aho ni wahancikana. Wagiye kumva byajute? Nyine nagiye kumva numva nyine umuriro uramanutse. Numva nyine mbaye nk'umuntu uvuye nko ku butaka bw'u Rwanda ugeze muri yindi gihugu. Noneho ndangije ndavuga okay, ubwo nyine ndakomeza ndasenga paka numvishije ururimi rw'Imana rumanutse. Numva natangiye kuvuga izindi ndimi atari Ikinyarwanda. Ubundi mu buzima bwanjye nzi Ikinyarwanda cyonyine. Ubwo rero numvishije mvuga izindi ndimi kandi ntabasha gusobanura. Rero muri icyo gitondo muri iryo joro nuzuyemo umwuka wera. Mu gitondo cya kare nibwo natangiye kubona iyerekwa, nkajya nerekwa. Nari ntarajya mu mazi menshi nangira kwerekwa. Byabaye utari wabatizwa mu mazi menshi? Bitubwire neza hatinde. Yego. Ubundi gusa iyo umuntu abanye n'Imana neza asa nayo. Amina. Ubwo rero nicyo kintu nashakaga kuvuga. Umuntu iyo abanye n'Imana neza asa nayo. Ukuvuga ngo iyo ubanye n'Imana n'ubundi utindana nayo ugashiduka usa nayo. Uri mu makara. Uri mu makara asa n'amakara. Nk'ucuruza MTN nyine za mitiyu. Umucuruzi ifu. Aba yambaye akajire n'ucuruza ifu nyine abasa kugendana n'indaya. Ugendana n'indaya asa n'indaya. Nugendana n'abiba asa nabo. Gendana n'abanywa urumogi asa nabo. Abagendana abantu bose nifuza ko banyumva, nifuza ko bazaharanira gusa n'Imana. Amen. Nuko rero hari ahantu wari ugeze uri kuvuga ati ngo abantu barahurura indimi zaje uri kuzi wumva guvuze indimi zaje icyo gihe uri kuvuga ukumva ni ibintu ntabwo byaguteye ubwoba si icyo gihe? Ntabwo byanteye ubwoba kubera ko numvaga mbishaka, nari narabisabye Imana igihe kirekire. Nubwo nari naragera mu itorero wenda babigira babikunda cyane, ariko nyine nari nsanzwe mbibona ko abantu babagiye. Nanjye numvishije rero nagiye cyane ko numvishije mvuze ururimi ntigeze niga mu ishuri. Yego. Abantu ngo barahurura rero. Abantu barahuruye. Bamaze guhura baravuga ngo kwa Jean Paul ni iki cyahabaye. Ubwo ngubwo banga gukingura, ariko nyine nari nuzuye umwuka wera mu gitondo rero. Ubwo aho byari ninjoro nka sangahe? Hari nko mu masaa 6 gutyo, saa 5. Ndumva ari hagati y'ayo masaha. Mu cyaro urabizi ko baryama kare, ariko nyine ubwo abahuruye bari batinze kuva nko mu kabari, abandi baguma mu tubari nyine. Icyo gihe rero nibwo Imana yanyuzuzaga umwuka wera muri ayo masaha. Nashidutse nsanga n'ubundi natangiye kugira ihishurirwa, kwerekwa. Abakeresomatike bavugaga ko ari bonekerwa. Bonekerwa. Ubwo rero natangiye urugendo gutyo,
igihe kiragera nta kwezi kwaciyemo nahise njya mu mazi menshi. wuzuye umwuka wera utari wabatizwa umubatizo wa Yohana. Mu mazi menshi. Mu mazi menshi. Nagiye mu mazi menshi naruzuye umwuka wera, n'abantu ushobora kubabwira ngo Imana iravuze gutya nyine mugenze gutya. Rero Imana yangiriye neza muri iyo minsi, nibwo natangiyemo urugendo rugana mu ijuru numva ameze neza. Arakanu nabwo musubije inyuma cyane, hari ibintu abantu bitiranya ugasanga ngo niba wenda titira cyangwa yumva yafashijwe ngo yuzuye umwuka wera. Ako kantu ugasanga abantu barakitiranya, akumva niba yafashijwe cyane bari gutitira cyangwa wenda niba senze akumva ko yuzuye umwuka wera. Kandi Bibiliya mu byakozwe n'intumwa ibice 2 guhera ku murongo wa mbere, umunsi wa Pentecote usohoye bari kumwe mu mwanya umwe bahuje umutima, bumva umuriri urabatungura ngo uragenda umeze uhuha nk'umuyaga, bose ngo buzura umwuka wera batangira kuvuga mu ndimi nshya. Hari akantu rero birengagiza yuko umuntu agomba kuvuga mu ndimi nshya. Iki kintu cyo kuvuga mu ndimi nshya, kugira umenye yuko wuzuye umwuka wera ni ukuvuga mu ndimi nshya. Hariho n'abantu babisengera bagatangira bakavuga mu nzozi biba biri hafi. Iyo utavuze ururimi nushaka kuvuga eri gusa bigende, naho ntabwo ari gufashwa. Hariho n'abazigisha, abantu bazigisha ubwo ubifata. Njye mbona ari ubuyobe kwigisha ururimi Imana itarukwigishije. Njye mbona ari ubuyobe kuko n'abazikoresha bose njye naba mbabona nkaho bayobye, batandukiriye ijambo ry'Imana. Niba bigishwa bari hamwe mu cyumba basenga, umuriro ukamanuka ukava mu ijuru ukabatungura, barangiza bakuzura umwuka wera bakavuga ku ndimi nshya. Ese izo ndimi nshya bavuze nizo bize mu ishuri? Njye mbona ari indimi Imana yari ibamanuriye. Rero nawe iyo usenze neza ugakiranuka ukirinda icyaha, za ndimi urazivuga. Ururimi ni rwigwa mu ishuri, na kaminuza yarwo n'ijuru riterana rikarugupangira, niko bimeze. Amen. Nyuma rero ibintu by'impano byajute, ibintu byumva ati kwivuze ukareba ukabona iyerekwa, ibyo byo byagiye bizute mu nzozi, izindi mpano zagendaga zizute. Yewe nyimara kuzura umwuka wera, umwuka wera yanyigishije gusenga. Umwuka wera yanyigisha gusoma ijambo ry'Imana no kuririmba zira ndirimbo zo mu gitabo. Nararirimbaga narangiza ngasoma ijambo, ntabwo nafataga amagambo menshi, nafataga Bibiliya nkabumbura nkasoma umurongo umwe wonyine, narangiza ngasenga. Nasenga nkumva ibintu bitangiye kuza, byaza rero natangira nyine nkabivuga. Ubwo rero nuko nguko nuzuye umwuka wera, kandi ni nako imbaraga z'Imana zaje muri njye. Ubundi iyo wuzuye umwuka wera ukarambika ntukomeze gusenga, ugumana bya bindi nyine, bya bindi uguma ku gice nyine. Ariko uko ugenda uzamuka mu ntera usenga, mu ntera usenga, mu ntera usenga, Imana igenda ikuzamura mu ntera. Nkuko umwana avuka agatera intambwe imwe, kwa kundi aba yiga kugenda, gatera intambwe imwe, ejo agatera 2, ejo agatera 3, mu minsi mike yaba yirukanka imbuga. Rero mbona n'umuntu ukijijwe wese yajya agerageza buryo ki atarekeraho gusenga, ahubwo akomeza gusenga yiyirije ubusa, kuko imbaraga nyinshi nabonye zituruka mu kwiyiriza ubusa no gusenga ukiranutse. Harakano wavuze ngo umwuka wera yagiye kwigisha gusoma ijambo ry'Imana. Uziko umwuka wera kwigisha no gutanga icyacu. Waba wiyambika ubusa, wiyambika bwa bumini bw'impenure, akakubwira ati kano sinkagushakamo. Mwuka wera ibyo nabyo arabyigisha. Haleluya, haleluya. Amen. Ubuze ku bintu bya mwuka wera neza. Mwuka wera ni Imana ibiri mu muntu, niyo mpamvu agenda twigisha buri kimwe cyose. Amen. Amen. Nuko nyuma haza impano, haza buri kimwe cyose, ugenda uvugira Imana uko ikubwiye. Mwuka wera nsubiye inyuma gatoya. Ubundi papa yajyaga ambwira ati mwana wanjye icyabugira ni kimwe. Ubwo nari sinzi akajipo nari nguze,
noneho papa arambwira ati mwana wanjye dore hano muri aka gace abakobwa batangiye guhenera ababyeyi babo, ujye wiyambarira amapantaro. Naguze ipantaro ebyiri. Imana ikimara kumpamagara kubera idini nari mpamagariwemo barazambara, barambwiraga ati nta kibazo ujye ugerekaho igitenge ntujya kuhanura cyangwa se urimo uravugira Imana cyangwa urimo uranabyinira Imana. Jewe rero Mwuka Wera yarambwiye ngo ntukambare ipantaro. Mwuka Wera arambwira ati ntukambare ipantaro kuko ari ikizira, uteka Imana yangurunuka. Ndavuga okay, ndakumviye Mana. Ngaho nanjyemo imyenda. Imana icyo gihe yampaye imyenda myinshi cyane kandi ibereye umukristo. Mwuka Wera akubwira ati ipantaro no. Mwuka Wera muri 16 Yohana no avuga ngo azatubura mu kuri kose. Mwuka Wera akubwira ati oya nuje na hano, nuje muri uru rugendo. Ako nakamaro k'Umwuka Wera akakubuza ati ipantaro no. Niba ubikubuje nikabona bizakugiraho ingaruka. Niba bikubuje we, niba yarakubuje ibintu nubikore, ubwo nyine ingaruka uzabyirengere. Ako kose nakamaro k'Umwuka Wera. Hari umuntu Umwuka Wera yigishije ahantu ageze hose avuga ururimi rwawo, yamwigisha indimi, umugabo witwa Yakabumbye. Ako kose nakamaro k'Umwuka Wera kwigisha n'isuku. Ibi usanga abantu bigize ibigande ntibashaka gukora, ntibashaka ikintu ko batari buzura Umwuka Wera. Mwuka Wera ni udushoboza kugenda muri uru rugendo amahoro. Ukimara kuzura Umwuka Wera wumva umeze ute? Wumva nyuma yaho wumva umeze ute? Nyuma yaho wumva umuntu hari ukuntu yumva ameze, ukumva hari ahandi hantu wageze warasenga ukumva bimeze gute. Mbese nshaka unandukanyirize bwa buzima wabagaho utari wuzura Umwuka Wera nubwo wari urimo umaze kuzura Umwuka Wera, byari bimeze ute? Reba mbere utari wuzura Umwuka Wera na nyuma umaze kuwuzura, uvuga ati uyu muntu nari nuzura Umwuka Wera nari meze utya, none wongera uvuga ati maze kuzura Umwuka Wera hari impinduka. Ni ibiki wumvishe bishya? Ibyo ndi kugira ubitandukanye byombi kugira n'uyu muntu utari wuzura Umwuka Wera yumva icyo yabuze. Jewe ntaruzura Umwuka Wera nayoborwaga n'umubiri. Cy'umubiri umbwiye nkaba ari cyo nkora. Niba untegetse kudefiriza nkadefiriza, niba untegetse kugura amavuta yatukuza nkayagura, niba untegetse kwambara ipantaro nkayambara. Ni umubiri nyine wibinyoboye. Hari ibintu rero dukora tuyobowe n'umubiri, ariko Mwuka Wera yaje arakuyobora akakwigisha iby'ukuri kandi akakwigisha inzira ukwiye kunyuramo. Rero njyewe Mwuka Wera yangiriye umumaro mwinshi cyane. Yanyigishije kubana n'abantu bose amahoro, anyigisha kugendana n'Imana. Ari uburyo kiwuzura Umwuka Wera ariko utagendana n'Imana. Ari uburyo wuzura Mwuka Wera. Ibyo ngibyo ni icyigisho ntago nakivugira hanga, ariko hari uburyo wuzura Umwuka Wera ugasanga n'ubundi ukomeje kuyoborwa n'umubiri. Ariko Mwuka Wera iyo akwinjiyemo araguhindura akakwambika imbaraga z'umutima. Imbaraga z'umutima njyewe mbona Imana yaramaye Mwuka Wera kugira ngo ngire imbaraga z'umutima, kuko yabonaga urugamba nari ngiye kuhura narwo cyangwa intambara nari ngiye kurwana nazo. Ariko hari abantu bagira umugisha Imana ikabuzuza mbere batari babatizwa. None hari n'abandi noneho yewe we usenga nk'imyaka ingahe. Hano kwenda iki kibazo kanyisubize, Imana ishobora kukuzuza mbere iri kureba intambara ugiye kurwana nazo kugira zitakunesha udatsindwa. Hari n'uwo ibona rero wenda zahaca, hari n'undi rero wenda niko iba yarabigenye kugira ni isaha yawe uzawuzuramo. Ikintu cya nyuma ngiye kukubwira ni ukugira usengere abantu batari buzura Umwuka Wera. Tunasoza ko ufite ubuhamya bwinshi azagenda tubwira gake gake, ariko ndumva bino bintu by'Umwuka Wera bigomba kujyana n'iki kiganiro gusa. Noneho ubutaho kazagenda utubwira ibindi kugira umuntu awuzure. Ubona n'iki yakora kugira umuntu wizura Umwuka Wera unasengera n'abantu batari buzura Umwuka Wera?
njyewe mbona abantu bataruzura umwuka wera, hari igihe impamvu aba ari bo cyangwa se wenda ari isaha y'Imana bitaragera. Hari igihe Imana ikubwira ngo reka ibi nkuyobore nkuzuza imbaraga z'umwuka wera. icyo umuntu yakora kugira wuzure niki? njyewe mbona icyo umuntu yakora kugira ngo yuzure umwuka wera ni ukwirinda icyaha. icyo ni icya mbere. icya kabiri kwera imbuto. icya gatatu gusenga, kuko usenze utera imbuto ntacyo biba bimaze. kandi nanone weza imbuto ntusenge nanone ntacyo byaba bimaze. ibyo bintu bitatu ni rwo rufunguzo rwo kuzura imbaraga z'umwuka wera. yego, kuwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye, dusha kuwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Amen. Mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya kuwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa utigaruka, dusha kuwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Amen. Umuririmbyi baziririmbaga indirimbo buzuye umwuka wera, baririmba ibintu by'umwuka wera neza cyane. Aravuze ngo mu gihe karane ko kanshimishije cyakamfasha, mu gihe wumva yuko utagifite urukundo, ubona yuko ntarwo, menya yuko umwuka yagiye. Shaka usengere abantu bagiye bagira ibihe byiza by'umwuka wera, ariko kubera kutera imbuto, kutagira urukundo, kujya mu byaha, mwuka akigendera. Ni Imana ibiri muri wowe, kandi Imana iba ahantu hejejwe. None usengere n'abandi bantu, urumva bari bafite impano, umwuka akigendera, impano zikagenda, byose ubasengera Imana bagarukeho, kandi Imana inababarire. Abandi bantu basengera ni abantu batari buzura umwuka wera. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha nakagaruka. Sengera abo bantu. Mana data, Mana nyir'ingabo, Mana nyir'ubutware, Mana nyir'ubushobozi, turagushimye Mana, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kuri umwami w'abami. Lele stopika dismini wa hoda speedy wa rebanda the kiss biniwa we pisto take stando la manga ya brain the takis biniwa hale yizigidi bini wanga ya pratas mini wa protas mini wa braya sando ngami rede na wataya sando graye ndasenja y'abantu mwami Mana bajyaga bagirana ibihe byiza nawe mwami Mana yacu bakuzura umwuka wera. Uyu mwanya umwanzi akaba yarabagushije, ndabasengeye mu izina rya Yesu, nyemerera mwami Mana yacu wongera ubagarukeho. Kuyoborwa n'umwuka wera nibyo bigira umumaro, niyo mpamvu nkwinginze mwami kugira ngo ubakure aho bazimiriye, ubagarure imbere yawe mu izina rya Yesu, bongere kugirana ibihe byiza nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye mwami Mana yacu banigira neza abantu bataruzura umwuka wera bari mu isi yose Mana, ndabasengeye kugira ngo ubuzuze imbaraga z'umwuka wera, kuko namenye ko mwuka wera natugeraho tuzaba abagabo nyabagabo, kuko namenye neza ko mwuka wera ari atubera inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye abantu kugira ngo ubuzuze imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu. Reka mwami Mana yacu wongere wuzuza abantu umwuka wera, kandi ubagarurire urukundo, abantu bose ubaha ibihe mu izina rya Yesu byo kubana nawe mu izina rya Yesu. Kandi abantu bose buzuye umwuka wera jubaha kubana n'abantu bose amahoro. Kandi mwami Mana yacu tukiraho ngaho turakwinginze kugira ngo abuzuye umwuka wera jubaha mwami Mana yacu kugira urukundo, jubaha kwera imbuto zikwiriye abihana mu izina rya
Yesu kuko mwuka wera waravuze ngo natugeraho tuzaba abagabo nyabagabo mu izina rya Yesu Kristo twahinduwe bashya n'imbaraga z'umwuka wera nyemerera rero umwuka wera aze mu bwoko bwawe butaruzura imbaraga z'umwuka wera cyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu